imodoka yaramugonze iriruka, babura uwamugonze. Abaturage baramufasha abasha kugera ku bitaro. Yarivuje kugeraho ubushobozi bwashize. Yagurishije amasambu kugira ngo wenda abashe kwivuza. Nyuma ubushobozi bwarashize, ahitamo gusubira mu rugo. Ajya kwicara mu rugo kuko nta kindi yari afite cyo gukora. Ubushobozi bwarashize nyine ubu ni uku mibereho nibiranga burya. Samu naragurishije, tungo ndagurisha, ariko ngo nyine gizwe n'abavandimwe nyine basanga nicanga, usigiye ijana, usigiye desa. Nuko nkabasha kubona nunga mu buzima no kwivuza gutya, ariko nukuba ngo nyine nanje ubwanje no kuba ngo ngo nanje nibanye ubufasha nanje nkabasha kongera kwivuza nkaba nakira neza, ntabwo byakize neza cyane kurya nanje byanshimisha. Bamugonze muri 2024. Ubwo urabyumva ko amaze imyaka igera kuri 3 arwaye. Bamugonze ateganya gushaka, gusa kubera uburwayi yahise ababisubitse ngo wenda abanze arebe ko yakira. Abayeho mu buzima bubi pe, atunzwe n'abagira neza kuko ntabwo agira aho kuba. Aba ku nshuti ye yamugiriye impuhwe ikamusaba ko yazoka babana. Kubona ibyo kurya nabyo ntabwo biba byoroshye kuko buri gihe aba yicaye ku muhanda asaba kugira ngo arebe ko yabona yo kurya. Ubuzima ntabwo bumworoheye. Nitwa Vianney, hano mu karere ka Kicukiro. Ubwo nyine nakoze impanuka, imodoka irangonga ariko iriruka nyine. Byabaye 2024 kwezi kwa 8 ku itariki ya mbere. Ariko ubwo nyine kwa muganga ndagenda Kanombe ndivuza, namaze amezi 6. Amezi 6 yarangiye nyine bansezerera ambwira ko nzajya nivuza muri centre de santé. Centre de santé rero ngo niho nivuza, ariko nyine ubwo ubushobozi bwarashize nyine ubu ni uku mibereho nibiranga burya. Samu naragurishije, tungo ndagurisha, ariko ngo nyine gizwe n'abavandimwe nyine basanga nicanga, usigiye ijana, usigiye desa. Nuko nkabasha kubona nunga mu buzima no kwivuza gutya, ariko nukuba ngo nyine nanje ubwanje no kuba ngo nanje nibanye ubufasha nanje nkabasha kongera kwivuza nkaba nakira neza, ntabwo byakize neza cyane kurya nanje byanshimisha. Ubwo rero ni make cyane mugire neza mugari burya nta wangu ubufasha. Abangu ubufasha ubwo nyine nanjye mufasha nkivuza mu ko nakongera kwivuza, byaba byiza cyane mu buzima busanzwe, nkabasha no kuba nanjye nabona kinunga mu buzima. Hanyuma ko tubwire gatoya byagenze gute kugira ngo wisange ahangaha, ushaka tuganirizeho gato ariko byagenze byagenze nge nari ngenda nigendera, nari nsanzwe nkorera ku iri soko. Ko nyine ubwo ngenda mu masaha 12 n'igice, ku imodoka ibuturutse inyuma nyine nimo ngenda hirya aho ngaho ku makara. Nuko binkubise televiziyo mu mutwe bananyene nikubise hasi nicaye hejuru yagiserera birirutse. Nuko haba abavandimwe nyine bahamagara ambirasi nyine nuko razaterera bashyiramo bajyana kwa muganga. Byanda mbiyo ngiyo aravura. Aza korerwamo gakiya nuko baransezerana taha subira nyine mu rugo. Nuko sigaye nifuza mu centre de santé, ariko ntabwo nakira neza kwiza, no ndacyabara ntabwo ari numva nishima neza. Rero nyine shimana ryo kuba narapfuye kuri uwo munsi, ariko wangejeje mu gihe cya mbere no gushima Imana. Cya kabiri nyine mfashwe n'abavandimwe nyine gutyo kwirwamo n'Imana nyine umayizo desa umayijana asha kubona kubaho mu buzima bwa buri munsi nayo kwivuza mu centre de santé gutyo nkabona burakiye burije. Abati Imana ishimwe rero ngejeje ko niba nzakira niba bazagaca, ariko ubushobozi bwo kongera kwivuza bwo bwarashize. Nizeye Imana yonyine gusa ko wenda nzagera aho ngakira, Imana nifasha. Ubwo nariyakiriye nyine nta kundi muri makeya nuko mpagaze bavandimwe.
none se umuntu wakugonze ntabwo ugize gufasha na kare habe n'igikoma cy'ijana igikoma cy'ijana rwose yaragugonze atagenda cyayiruka hanyuma utubwiye ko wivuje kugeraho bikanga utubwiye ko wivuze nyuma bikageraho bikanga se n'ubushobozi bwavuze cyangwa akavuga baragusezereye baransezeranye banyohereza mu masantere du sante kare nzanyivuza bakimara gushyiramo icyo cyuma nyine teranya igufa ryavunitse ubwo nyine baransezereye bambwira ko uzanyivuza amasantere du sante kugeza ubu ngubu ntabwo mbona nakira neza biraza gake ariko ntabwo bariho icyizere cya vuba aha ngaha hanyuma se ubwo ntabwo ubasha gukandagira ntabwo wagenda agenda kari hejuru ukoza hasi kereka iyo mpagaze n'imbago nibwo amano yonyine niyo afata hasi hanyuma se ziriya mbago zo zirakora imbago zo zirakora ariko ku makaro ho ni ukwitonda cyangwa kuri sima twari ukuntu ibyo kubona ukuntu baziranyereye gutyo kubera twa tuntu two hasi nta turiho wenda nitonze gakeya kubera ko nta kiba kinini kwanjye hanyuma se papa ufite umuryango cyangwa ufite umukecuru wenyine na mushiki wanjye nangaha mufite abana se mufite abana ubwo babi bangoze nari ndimo guteganya gushaka ariko ubwo nyine bawuguze utarashaka rero ni ukuvuga ngo nyine Imana ifasha ngakira niko mbavuga ko nayo nzahita njya muri ibyo bitekerezo bindi byo gushaka inyuma umaze igihe kingana icyo urwaye 2024 sujya ngo umwaka wa gatatu ubu ngubu buri gihe se uhora aho ngaha ubwo tubona bagiye ku kazi nyine ubwo yamaze kujya ku kazi nanjye nko masambiri n'igihe hano kurangaza amaso kubera kwirirwa mu rugo nararambiwe kuko niyo mbonye abantu banganiriza nkabona ndebe bigenda niguruka gutyo bituma amasaha yisunika nkabona burije utankangira nkaryamba gacyangwa njya nkigaruke ubwo mujye kwa muganga navayo akwirirwa mu rugo njye nkigarukira aha hanyuma se ibyo kurya byo urabibona ibyo nyine n'Imana ibipanga agiye gutyo nk'umuvandimwe nkawa sigere desa cyangwa iyo senyisa ukabona niyeranje hanyuma wenda dufashe tubwire dusangize gato wenda nk'ikintu wabwira nk'abantu bazabona ikiganiro cyawe hano bazabona ikiganiro cyanjye rero ngo ntibibabaje kumara imyaka ingana gutyo imyaka 3 n'ubu wa gatatu uyu nguyu make rwose ntabwo burya ikintu cy'imvune biba byoroshye uvunitse gufa burya umutsi w'ahangaha bene uyu nguyu inyuma waracitse nawo ntabwo biba byoroshye hano yonyine yo mu ijoro gusa ikintu cya mbere ni isengesho nyine n'isengesho urabyuka ngasenga buri saha ngasenga nyambaza Imana mu ijuru gusa ngashimira n'abaturage bamfasha nyine mu buryo nk'ubwo ngubwo waho mu buzima bwa buri munsi ni nk'iki wenda umuntu ufasha wumva ukeneye kugira ngo wenda ube wava aha ngaha umufasha nkeneye kugira ngo buriya mbonye nk'ubufasha bwo kwivuza kongera kwivuza nkabona nk'imiti ya nyayo nkivuza aba nakira yaba ari byiza cyane wakwivuriza hano mu Rwanda se vuba birakunda kurya bakuvura ugakira mu Rwanda bisaba ibyo bamvura nakira bisaba amafaranga ariko ufite kuva ku byibura ku 500 subiza hejuru ayo mafaranga abonetse wakivuza amafaranga nakivuza bigakunda rwose nawe ubu ni ukugenda nyine bagahambura bande bamara kuyihambura bakazana serumu n'ifuko barakoza nyine bakama n'utunini tugabanya uburibwe n'udukamura nuko ngo ariko uruhu hano rwashizeho kwibona nga hano kujyana sa imiti ya nyayo kandi mu bitaro bikuru burya niho bagira imiti ya nyayo niho bafite ubushobozi hari mituweli nubwo nyifite ariko ntabwo mu masantere du sante bafite ubushobozi nk'ubwo mu bitaro bikomeye nka za Kanombe cyangwa na za Faisal cyangwa se yashika n'ahandi kandi nawe rero ntabwo bakuvura kuri mituweli gusa kubifite biba byiza ariko hari ibyo bagukorera bagusaba amafaranga niba ari 100 by'ako kanya by'umuti runaka ugura cyangwa ibyo bagukorera bisaba kubura aho ngaho bakwandikira ibikenewe bagashyira
ku kameza kawe imbere yawe yaho uryamye ku gitanda iyo basanze wayiguze saba baragukorera iyo basanze ntabyo waguze ntushobora no kumara gatatu uryamye kuri icyo gitanda ku byo bagusabye ntabyo ufite kuvuga ngo mituweli gusa nta faranga hatwaye miliyoni 2 ubu zirenga ubwo ni miliyoni 2 zo kwivuza zirenga udakizaho igikoma byo kurya n'umuntu wo kurwaje amezi 6 burya n'imesho mu buzima bwa buri munsi ibyo ukenera ni miti ni ari hatari sense imana yaramfashe nyine ngo namubwire ndabato imana ishimwe hanyuma se uba mu rugo ariko iwacu kavukiri mu majyepfo ni Muhanga kavukiri ni Muhanga kavukiri Muhanga waje gusanga gute ariko nakoreraga ahangaha ku iri soko jewe soko narikoreho kiri bibati kugeza ubwo ryubatse koreraga nanye naramukarana ahangaha urero umva kuvuga ngo nyine umvuye nivuje mbonye nk'ubufasha nkivuza ngakira nanjye nkakira waburyo wajya mu cyaro wakize nta kuntu warwarira mu cyaro nta bufasha ubona naki ntabwo biba byoroshye nta kintu ntabwo byoroshye hano muri Kigali nari nkubajije ubaye hano muri Kigali hano muri Kicukiro urakodesha cyangwa hari ahantu ubandimo ucumbikiye hari umuvandimwe ugucumbikiye ariko ntabwo ari utuvindimo ariko ni nk'uko nawe wavuga uti twarabanye uza wiryamira hanyuma niba ushike kureba uko ntabwo waba wanjye hanyuma se ujyana ima telefone na telefone yo nari mfite barayibye ariko hari mushiki wanjye arayifite hanyuma rero tumaze gukoresha mu kiganiro tumusigira ibyo kurya by'uwo munsi uwo ngo tuzaguhamagara tukubwire uraduha nimero y'uwo mushiki wawe urayizi mu mutwe hari umuntu uyifite hano ku iduka nayimwaka akayandika akayimpa mukayishyira kuri telefone sawa urakoze yakoze nawe ubaye ushaka gufasha uyu muvandimwe umufasha akaba yabona icyo kurya cyangwa akaba yabona uko yakomeza kwivuza ushobora kutwandikira muri comment tukaba twamufasha